itagira nyirayo. Muri uru Rwanda nta bibanza birimo bidafite ba nyirabyo. Muri uru Rwanda nta kazi gahari kadafite ba nyirako. Ntago bishoboka. Haleluya, haleluya. Umukobwa witwa Esiteri ngo yari yaricaye yarabuze uwamuvugisha, Vashiti arekuye asuka. Ibyo abantu babona nk'ibitagaragara Uwiteka arabifata akabibyaza umusaruro. Weho bakubona nk'utagaragara ariko Uwiteka ajya gufata akakubyazamo umusaruro. Aba banyagiputa nubwo bakurwanyije bakaba benshi ku buzima bwawe, nzabatatanyiriza mu mahanga atandukanye kugira ngo hatazagira ahantu na hamwe wongera guhurira nabo. Mvugira ngo amen. Nzabatatanyiriza mu bihugu byose cyangwa se mu mahanga atandukanye. Iyicare tuvuge ngo Imana imuhumurire. Haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo nubwo bakwambuye bagasiga hari kubura akantu gatoya ugaseba, hari kubura gatoya ukamwara, hari kubura gakeya ibyawe bakabiteza cyamunara, hari kubura gakeya imyaka yo kubyara ikarenga nta mugabo mwari mwahura, hari kubura gakeya ariko hari umusamariya umwe usigaye muri aka gakeya kari kubura akakwitaba umwuka utarahera, kandi uyu musamariya mwiza afite gahunda yo kukugirira neza. Bibiliya irambwira ngo muri urwo rugendo umuntu asigara ari gutengurwa ngahura n'umutambyi, ngo umutambyi amugeze aramwitegereza aravuga ngo nubwo ndi bishop mfite amavuta ariko uyu muntu sinagumufasha. Nta muntu wagufasha Imana itari yazi. Umusamariya ni usigaye mu nshuti wanyu. Bibiliya irongera atubwiye ngo haza guca n'umurewe, ngo n'umurewe aracikiragira ute? Umaze igihe kinini ukikirwa, amafaranga yaragukikiye arigendera, imyenda myiza zaragukikiye zirigendera, inshuti nziza zaragukikiye ziragenda, ibiryo byiza byaragukikiye biragenda, ariko uyu munsi tukigahangaha kwa Mutuyi nkuzana ijambo rivuga ngo hasigaye umusamariya mwiza, uwo ni we wenyine ufite ubutabazi. Bibiliya yatubwiye ngo haza guca umusamariya. Koma ntago muri kubyumva. Haza guca umusamariya mwiza, ngo uyu musamariya mubonye amugirira impuhwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ngo agamwegera. Uwiteka kwegere turi mu iri teraniro. Icya gatatu ngo amupfuke inguma, umaranye igihe kinini nguma ariko uyu munsi Uwiteka zipfuke. Bibiliya iratubwiye ngo amwomoza amavuta yitwa Elayo. Uyu musamariya ntago azaga imbokoboko gusa, Korodina yaza ubusi wawe, ariko Imana ntago yakora ikosa ryo kuza nta kintu izanye. Asigaye amasegonda tugasenga. Bibiliya irambwiye ngo amwomoza amavuta yitwa Elayo ngo ndetse na vino, ngarangije amushiga ku ndogobe. Umaze igihe kinini udahekwa ariko uyu munsi Imana igutetesha. Bibiliya irambwiye ngo amwerekeza mu icumbi ry'abashitsi, ngo hanyuma aramurwaza. Ntago Bibiliya itubwiye igihe yamaze amurwaje, ariko biravuze ngo bukeye bwaho ngo yenda denariyo zingahe? Uyu musamariya yazifite n'ukuri kw'Imana. Ngo yenda denariyo zingahe? Ngazihereza nyir'icumbi aramubwira ati rero Julienne umundwarize, ntuzamusiga ntuzamutererane, nihagira n'ibirenga ku byo ngusigiye nzabikwishura ngarutse. Tugiye gusenga. Ikibanza ushaka hari umusamariya ugifite. Murabyumvise? Yego Korodina we. Ubu umusore ushaka wiguririra ugasenga ubuvumo ugasenga ubutayu, hari umukobwa wamaze kumukunda n'umutima we wose. Bibiliya tubwiye ngo umusamariya yige kura denariyo 2 kugira ngo uhure nawe, nuko Imana iramutesha
uyu mukobwa akamurekura mu mutima w'umuhungu akakuzira, akabona uri bebe, akibona uyu nguyu ari pucuri ntago yaza, bisaba kugira ngo uramanza amubwire ati singushaka, denari yo zikuzeho. Munyemerere muhaguruke dusenga Imana ibahuza n'uyu musamariya mwiza. Muri uru Rwanda nta nzu itagira nyirayo, muri uru Rwanda nta bibanza birimo bidafite ba nyirabyo, muri uru Rwanda nta kazi gahari kadafite ba nyirako, ntago bishoboka. Haleluya, haleluya. Umukobwa witwa Esiteri ngo yari yaricaye yarabuze uwamuvugisha, Vashi itarekuye Asuwerusi ngo nuko Esiteri aba umwamikazi. Mwabagore mwe sha mwarekura amadenari yo mwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwanyemerera nkababwira ahantu hamwe wenda uyu musamariya yageze, nkababwira akamaro k'umusamariya tugasenga. Mbe babwiye se cyangwa mbyihorera? Haleluya, haleluya, haleluya. Bibiliya ivuga ko umugabo witwa Daniyeli ngo bamureze kubera akasenga, batagadusakuriza dutesha umutwe atuma tudasinzira, ngo bafata umwanzuro wo gusonzesha intare, ngo barazisonzesha. Umunsi bari bujugunyemo umugabo witwa Daniyeli, ngo umusamariya mwiza witwa Yesu arururuka, ngo yururukira mu rwobo rw'intare, ngo ahagarara ku minwa z'intare no ku mitima z'intare, ngo buri mwe yakwinyaganya zikumvira haze. Ahantu umusamariya yageze birahinduka, ngo Daniyeli bamushugunye, ngo intare zigavuga ziti hari umusamariya twahuye kandi yatubujije kurya no kunywa, ihangane tuguhekeye. Ngo zimuhakeye. Bukeye mu gitondo ngo umwami w'iki gihugu arazinduka, azindukira ku rwobo rw'intare, ngo abaza Daniyeli ngo Daniyeli mugaragu w'Imana, ko naherutse usenga nkaheruka wiyiriza, Imana yawe waduhamigije yabashe kukurindira muri izi minwa z'intare. Bibiliya avuga ngo Daniyeli aramusubiza ngo Imana nsenga, Imana niringiye, Imana yatumye ntega nkava muri canya nkaza kuyireba, yabashije kundinda iminwa z'intare kubera umusamariya. Umusamariya kwitabe cyangwa yigumireyo? Iguhuza nawe mu izina rya Yesu. Abagabo batatu baherutse kugera kwa Nebukadinezari i Babuloni. Bibiliya irambwira ngo bahageze basanga amatangazo n'umuriro uri kwaka, ariko ngo umusamariya mwiza yitegereje nkabona ko aba bagabo bafite kwizera, ngo yururukira mu muriro. Ahagararira ahantu bari gupfira, ahagararira n'ahantu bari guhira. Bibiliya irambwira ngo babashugunye, ngo ibirimi byafasha babashugunye, ngo hanyuma bo basigara ari bazima. Nebukadinezari arungurutse aravuga ngo najugunye batatu, ariko hari umusamariya wa kane ndi kurebamo. Tugiye gusenga iguhuza n'umusamariya mwiza. Ejo bundi duherutse kujya mu bitaro mu kwezi kwa 9, mama yaragiye kwibagisha amaso, tugenda nta mafaranga dufite. Mureke mbabwira akamaro k'umusamariya ku Mana. Haleluya, umusamariya mwiza rero abarampamagaye ari muri Amerika, twabuze amafaranga neza neza mu rugo, bari kuvuga ati mbese ko wiyemeraga ngo urasengaga tukaba twabuze amafaranga, wasenze iyo Mana yawe ikatuzanira amafaranga. Hanyuma tukivugana mbona umusamariya mwiza mpamagaye ari muri Amerika. Telefone isomye, ubu nzi gutandukanya nimero, nkamenya ngo iyi niyo muri Kenya, nkamenya ngo iyi niyo muri Canada, iyi niyo muri Amerika, iyi ni Nyarwanda, iyi ni Inganda. Mu mpera Imana icyubahiro nibyo yarabikoze. Haleluya. Hanyuma umusamariya mwiza arampamagara arambwira ati ko numva wagira ngo uri kwa muganga. Ndamubwira ati nukuri, ati kuri YouTube rero narakwitegereje ko so Mana namwe muzaje kundeba sego. Haleluya. Ati narakubonye mbona uvuga ngo ntago ubushaka kugira ngo abantu bose bamenye ibibazo ufite, ngiyo bibabwiye bagiraga ngo uri kubasaba, ariko nyemerera ngiye umbere murumuna wanjye, nanjye nzaba mukuru wawe, umbwira ibibazo byanjye nanjye nkubwira ibyawe. Ndavuga ati nta kibazo. Ati none si muri kwa muganga mu bigenzo ute? Ndamusobanurira. Ati none si umufite amafaranga yo kwishura ibitaro? Umusamariya yazanye. Ndamubwira ati ntago mbizi, ntago baradukorera, ariko byanga byakunda arabari menshi. Arambwira ati ngiye kukweza amadolari 107. Imana ifite umusamariya mwiza yahuza nawe akakuburanira urubanza nta rubigizamo kandi ugatsinda. Haleluya, haleluya.
arambwira ati reka nyakwereza gufasha kuvuza mama wanjye. Ndamubwira turakoze. Sohoka amarembo y'ibitaro ntega akagare kugera kuri banke yitwa Beka, ni ibiceri desa. Ngera kuri banke ya Beka barambwira bati co ngaho fotoza indangamuntu wuzuze. Ndagenda baba bankubise amadolari, barambwira bataye amadolari rero bayavunjiye mu kirere, ageze hano mu Rwanda ari amanyarwanda, tugiye kuguha amanyarwanda. Ndavuga ati nta kibazo, bampegeza 155. Oya Musamariya se cyangwa byihore. None sibwo mwagize ngo kugira ngo mumenyane n'aba bantu bose muri kubona hano imbere yacu. Haleluya. Hoya, iyi Mana itaza n'umusamariya witwa Mutuyimana Jean Claude. Ngambwira ati uyu munsi uyu n'uyu tuzaba dufite igiterane. Aba bantu nayo guhura nabo ibahuza n'umusamariya mwiza mu izina rya Yesu. Mana Uwiteka ushoboye byose nta kikunanira. Tumaze kumenya ko hari abantu bagiye badukikira. Aba banyamakuru nubwo ari abanyamakuru ariko hari ababacikiye barigendera. Hari ibintu by'isi byabacikiye biragenda. Uwiteka we, umutanzi yaragiye, umurewa aragenda, ariko hasigaye umusamariya umwe. Niyo mpamvu nkwinginze ngo uhite umubabanurira. None aba bakinnyi ba filime hari benshi babacikiye ariko bahuza n'umusamariya mwiza. Ndabibasabiye Mana, abavuga butumwa bahuza n'umusamariya mwiza, abahanuzi bahuza n'umusamariya mwiza, abahanzi bahuza n'umusamariya mwiza, aya magurupa abiri yahuza n'umusamariya mwiza, abashitsi bateranye bahuza n'umusamariya mwiza, ndetse nanjye umpuze n'umusamariya mwiza. Kandi Bibiliya itubwiye ko uyu musamariya afite ibipfuko byo kudupfuka inguma. Turabigushimiye Mana, afite yerayo yo kutwomora, yerayo yaba umuceri abantu bakawurya, umwohereza uyu musamariya. Bibiliya tubwiye ngo uyu musamariya si ibyo, afite n'indogobe zo kuduhekaho. Igatubwiye ngo kandi usibye n'indogobe ngo ahubwo afite na gahunda yo gukura denari yo mu mufuka, hanyuma izo denari buri muntu wese umuhuza n'umusamariya ufite denari yo mu izina rya Yesu mwiza. Haleluya. Maze guhura nawe yari afite ideni. Sema haleluya. Haleluya. Noneho ngo afite ideni aza guhura n'umusamariya mwiza, ariko iryo deni ngo yari yarasigiwe n'umugabo we. Haleluya. Ongera cyane haleluya. Arangije iryo deni ngo risanga riratwara abana be bose, ajya ku musamariya. Icyamukamenya aho umusamariya mwiza aherereye, ukagenda umusanganira. Haleluya. Muririmbyi yagiye mwuka aravuga ngo arakunda afasha abashavuye, ariko bari kwizera ijambo rye. Sema haleluya. Aza kumenya ngo hari haruguru hari umusamariya. Haragenda aramubwira ati umugabo wanje yarapfuye, ariko apfa mfite ideni. Haleluya. Amaze gupfa nyiri deni ari kuza kanyishuza, kandi muzi ukuri ntacyo kumwishyura ngize gute mfite. Haleluya. Mani se ati ntacyo kumwishyura ngize gute yemwe. Yamaze none se yari muhaye mari tuya, ariko abakozi b'Imana babigizemo uruhare. Haleluya. Haleluya. Ongera haleluya. Ati nanjye abana banje ntago babigizemo uruhare, ariko abakozi b'Imana. Kandi amakuru mfite nuko nawe uri umukozi w'Imana. Haleluya. Haleluya. Arangije none se ufite iki? Naho kumba umugabo yamusigiye duki. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo abantu babona nk'ibitagaragara Uwiteka ajya bikuramo ibigaragara. Ibyo abantu babona nk'ibitagaragara Uwiteka arabifata akabibyaza umusaruro. Weho bakubona nk'utagaragara, ariko Uwiteka ajya gufata akakubyazamo umusaruro. Mugore arangije ati none se usibye utuvuta duke tutanagaragara, abantu ntibatuzi nitwo mfite. Mugore ambwira ati none se genda utire ibikoresho, itegeko ntutire bike. Aramubwira ngo nitegeko nguhaye ntutire bikeya. Ndagira ngo Uwiteka. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire iki kintu, Uwiteka ntiyakwishurira ideni ngo uburare. Uwiteka ntiyakwambika ngo ikure kuguha inkweto, ntabwo yaguha ikanzu ngo ntiguhe urukweto, ntiyaguha ikanzu ntiguhe igitambaro. Ahubwo turashimira Uwiteka
ngakuramo ibifatika mu by'ukuri nanjye kwabwira ijambo. Haleluya haleluya kuko ari ukubasuhuza. Mu gitondo nkorera kuri Aline Official TV, niyo channel yanjye. Mu gitondo nabyutse ndaribwiriza ijambo rivuga ngo hari ibyinjiye iwacu nta kari mu bihawe. Hari ibyinjiye mu nzu wawe nta kari mu bigize gute bihawe. Ariko icyamira ijambo mukaryumva. Hari ibintu byinjiye mu nzu wawe, byinjirira urubyaro rwawe, rugeze ku mugabo wawe birinjira, bigeze ku mutungo wawe birinjira. Hari ibintu byinjiye byarinjiye. Haleluya sema haleluya. Byarinjiye amatungo arasohoka, byinjiye ubutunzi buragenda, byinjiye urahinga ntiweza, byinjiye haleluya. Byarinjiye ufite amahoro iwawe, ariko kimara kwinjira amahoro arabura. Musomyi mwiza ndasoje. Musomyi mwiza nadusobereza buri 91 murongo wa 5 n'uwa 6 gusa. Amen. Zaburi 91 murongo wa 5 wa 5 wa 6 katwumva ko natubwiye. Amen. Uretse gato. Haleluya. Byasa nijoro biracengera, ariko byari bije biteye ubwoba. Turashimira Imana nubwo byinjiye nta karibu bihawe, ariko ntacyo bizagutwara. Komera Imana amashyi niba wumvise. Nubwo byinjiye nta karibu bikakwinjirira, bikagera mu byawe bikinjira, bikagera ku mugabo wawe bikinjira, bikagera ku mugore wawe bikinjira, byagera mu bana bikinjira. Ariko ngigiteye ubwoba cyane ijoro ntacyo. Nubwo byaje ntibice mu rugi, ntukingure, bikaza. Haleluya. Muri ngeze umwe karavuga uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, uwa n'umujura agambiriye gutwara ibyo ufise. Imana ishimwe. Twikomereze. Nukuri kw'Imana. Cyangwa umwambi ugenda ku manywa, nubwo byaje bidahawe karibu, nubwo wabibonye byarangije kwinjira, nubwo wabibonye byinjiye mu butunzi bwawe, nubwo wabibonye ari uko byageze mu bucuruzi buri guhomba, ariko umva ukuntu ijambo rikubwiye ngo guhera uyu munsi bifasha ubusa. Bifasha ubusa. Ongera udusome. Cyangwa mugiga igenda mu mwijima, cyangwa kumbura gutsemba ku manywa y'ihanga. Cyangwa abo barozi bakwoherereza amahembe nijoro, cyangwa ibyo bikugambanira, abo baguteze, abo bagambiriye kukurimbura, abo bagambiriye gusenya umuryango wawe. Ijambo rivuganye nawe rirakubwiye ngo ntacyo bizagutwara. Nubwo byinjiye bikazana ibihombo, nubwo byinjiye urusaku rukaba rwinshi mu nzu yawe, ubushumeri bukaba bwinshi, bigeze mu kazi bigukura mu kazi nta kintu bazi, ariko Yesu avuganye nawe arakubwiye ngo icyo giteye ubwoba cyane ijoro niyo myambi bakoherereza, guhera uyu munsi bifasha ubusa. Kuri 6 igeze kuri 6. Imana iguhe umugisha. Amen. Intego y'iri jambo nuko Uwiteka agiye gusohora ibyinjiye mu nzu wawe nta karibu bihawe. Haleluya haleluya.
intego y'iri jambo ni uko Uwiteka asohoye ibyakwinjiriye, ibyari byarinjiriye umuryango wawe, ibyinjiye mu kazi ukora, ibyinjiye mu bucuruzi bwawe. Uwiteka asohoye ibyari byarinjiye iwawe, nta karibu bihawe mu izina rya Yesu. Murakoze. Komera Imana amashyi niba ubyumvise. Komera ibisohore ntibisohore. Oya ibisohore ntibisohore. Maze igihe ndi kubwira abantu ngo murarana na kibazo, mukirirwana na kibazo, mugakorana na kibazo, Imana ivana kibazo mu buzima izana iki gisubizo. Ariko se muri hano ngo mukomere Imana amashyi. Come on. Hallelujah! Oya Imana igukurireho kibazo, gisubizo yinjire. Ndewe nintuze abandi bavuge. Julie. Maze. Amen, hallelujah. Abigiye gusohorera ibyiyinjije mvugira ngo amen. Ubukene bwariyinjije, Imana itugirire neza. Amen. Hallelujah. Ku bana bawe ufite byinshi byiyinjije, ntabwo ndajya kure y'iryo jambo, ahubwo nanjye nkuzaniye ijambo rivuga ngo hari abafilisiti umaranye na bigiye kirekire. Amen, hallelujah. Abo ngabo biyinjije mu nzu yawe, abandara Imana yarabakubise ntibanyurwa, Imana ikubita bari basigaye mvugira ngo amen. Hallelujah. Kubasanze bivuze nivuze amazina ni Mukeshimana Julienne, mu karere ka Kicukiro. Amen. Hallelujah. Umurenge ni uwa Masaka. Amen. Ariko ndi naha kubera impamvu runaka, Imana itugirire neza. Muri bya bivuze neza aravuga ngo amaraso ya Yesu yakoze umurimo kuko yahuje abatari kuzamenyana. Hallelujah. Ntabwo wari uzi njye ngo ndakuvuga ngo ni umukobwa ufite ibiro bike ariko ufite base. Amen, hallelujah. Ufite base n'abana benshi. Hallelujah. Hallelujah. Ibyo byose byiyinjije ubihe piriyave bisobojwemo n'Imana. Amen, hallelujah. Umaze igihe kirekire ugendana nabyo, umaze igihe kirekire hallelujah mukazubana nabyo, ariko uyu munsi amen, uyu munsi Imana ikora ikintu kizayitirirwa, Imana itugirire neza. Hallelujah. Nari mvuze ngo uyu munsi Imana igukorera ikintu kizayitirirwa, kitazitirirwa umugabo washatse, kitazitirirwa umugore washatse, kitazitirirwa umuryango wasabiyemo cyangwa kwa nyokobukwe, ahubwo ikora ikintu kizagira gute, kizayitirirwa. Imana itugirire neza. Hallelujah. Twihuse tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turasanga muri Ezekiyeli. Nkunda kuvuga ngo wagize amahirwe ukagera imbere y'Imana. Amen. Ujye uharanira gushaka aho wibaruza, Imana itugirire neza. Niba ufite amashyi akaba ari dusohoye, ukomere Imana amashyi. Niba warize amashuri arenze ku yo Julienne yise, umfashe dusome Bibiliya. Amen, hallelujah. Shaka ahantu uzibaruza, twese ntabwo turagira amahirwe yo kubwiriza, nta nubwo uragira amahirwe yo gusoma, ahubwo uribaruza hehe. Hallelujah. Umuririmbyi yavuze ngo niba ushaka ko yamamara, amen, umfashe twamamaza ubwami bw'Imana. Ntukangwe na base ndi kuvuga, hari impamvu base yaje, kandi hari abayishatse ntibagira gute, ntibayibona. Imana itugirire neza. Yavuze ngo tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tugiye gusanga muri Ezekiyeli. Turahera ku bice 30, turahera kuri 21. Ndaza kukubwira aho turi busoreze, tuvuge cyane ngo amen. Hallelujah. Hallelujah. Iyo ngeze imbere y'Imana nkunda kubwira abantu ngo fashwa, kubera ko amarira ufite nanjye ndayafite, ariko ibiyatera si bimwe. Amarira yose ni umweru turi kuri. Shayoka ko uri kurira ko abana bakunaniye, undi ari kurira ko akeneye abana, wowe uri kurira ko umugabo yakunaniye, njyewe ndi kuvuga ngo Mana mume. Amarira yose arasarika ibiyatera si iki, si bimwe. Fashwa kubera ko ntakuzanye. Mvugira cyane amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Namvuze ngo tugiye gusoma muri Ezekiyeli 30, turahera kuri 21. Ubundi twumva ukuntu Umwami Imana atubwiye, ubahageze ni karibu no kudusomera. Vuga cyane amen. Yego. Yewe mwana w'umuntu waje gusenga uyu munsi, wewe wambuse umupaka uyu munsi,
ugakoresha taransipoti yawe mbu kubera amahoro avuganye nawe. Iravuze ngo dore uyu munsi navunye ukuboko kwande, wabivuga neza. Dore navunye ukuboko kwa Farawo umwami wa Egiputa. Imana ivunye ukuboko kwa Farawo warambaye bitarakuberaga birakubera. Ivunye ukuboko kwa Farawo urashaka bari bazi ko bitazashoboka, bari baravuze ngo uzashaka batakiriho ariko bapfe nshake. kandi dore ntabwo kwapfutswe, kandi dore uko kuboko nubwo nakuvunye ntabwo kwigeze gupfukwa n'umunsi n'umwe. Iyo kuza gupfukwa hari gushaka ukararayo kabiri ukayivamo. ntabwo kwapfutswe ngo ushyirweho umuti, nta nubwo kwapfutswe ngo uku kuboko gushyirweho umuti. Kubera iki? Kwarakurwanyije cyane. Mu kazi ukora karakurwanya, mu nzira ugenda uku kuboko kurakurwanya, mu bana bawe ukuboko kurakurwanya. Mvugira ngo amen, aleluya. Ariko ijambo ry'Uwiteka rivuganye nawe, yavuze ngo dore navunye ukuboko kwa Farawo. Amen, haleluya. Imaze kukuvuna warabyaye utaragombaga kubyara rata, urashaka utaragombaga gushaka, uriga biremera nawe nerivare, ubu umusitari birakunda kandi wanyu nawe. Mvugira ngo amen, haleluya. Yego patubwiye ngo iki? ntikwashyizweho igitambaro kugira ngo kubone imbaraga zo gukomeza inkota, nta nubwo kwashyizweho igitambaro kugira ngo kubone imbaraga zo gukomeza iki? Inkota. nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati dore nibasiye Farawo umwami. Nicyo gitumye umwami Uwiteka kuri iyi tariki ya 8 avuganye nawe ngo dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa. Mvugira ngo amen. Ese ku kuboko kwa mbere yakuvunye nagaruka kumwibasira arafunukuye. Mvugira cyane amen. Ngo dore nibasiye Farawo kuri iyi tariki ya 8, abandi bari muri Kadarasi, abandi basohokanye abagabo b'abandi, abandi basohokanye abagore b'abandi, twebwe turi muri hoteli Fatita. Ushaka Yesu yagize gute? Yishuye. nzamuvuna amaboko yombi, dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa kandi nzamuvuna amaboko yombi. Yamuvunye kumwe ukundi korasigara. Niko gutumye ukwasigaye amadeni yarabaye menshi. Ukwasigaye niko kwatumye umuntu aza kubanga iraviyu ejo ati nabivuyemo. Nuko kumwe kugihari. Ariko yera y'amahoro ivuganye nawe iravuze ngo nuko ari gusigaye. uko nabanje kuvuna mvuna n'ugusigaye, dore ngarutse kuvuna amaboko yombi ngo kandi uko nabashe kuvuna nongere mbuna nuko ari gusigaye. Aleluya. Uko nabanje kuvuna ngarutse kuvuna uko agize gute? Uko ari gusigaye. Yego afata ubwenge iki? nuko ari gusigaye kugikomeye, kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi. Kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi. Bishatse kuvuga iki? Inkota niyigusha hasi uzacuruza byemere. Inkota niyigusha hasi uzambara uberwe nk'abandi. Kubera iki? Wari uwo kwa Bidodomira Dobari hahandi hadashoboka. Babonaga nta mugeni wava, babonaga nta n'umusore wahakura inkwano. Ariko iyo yahageze, mvugira ngo amen, iyo yahageze barakubwira ati nkubuze napfa, nawe ukamubwira ati joteme. Aleluya. Ariko aleluya. Iyo yahageze ibintu byose byijyana mu buryo. Mvugira ngo amen. Iyo yahageze bari bazi kuzabyara batakiriho barapfuka byara. Kubera iki? Ntabwo ari ijuru yenu bivuze. Twaravuze ngo tubasengere bakizwe, ibyaranze baragiye bati kugira ngo Julienne atabarwe nuko napfa agatabarwa. None se mbasengere ngo babeho kandi barabonye password yo kugira ngo ntabarwe ari ugupfa bapfe ngire gute? Amen, haleluya. Ngo uko nabanje kuvuna mvune n'ugusigaye kandi inkota yo mu kuboko kwe nzayigusha hasi. Mvugira ngo amen. Hepfo tubwiye ngo iki? Abanyegiputa nzabatataniriza mu mahanga. Aba banyegiputa nubwo bakurwanyije bakaba benshi ku buzima bwawe nzabatatanyiriza mu mahanga atandukanye kugira ngo hatazagira ahantu na hamwe wongera guhurira nabo. Mvugira ngo amen. Nzabatatanyiriza mu bihugu byose cyangwa se mu mahanga atandukanye. Iyicare tuvuge ngo Imana imuhumurire. Aleluya, aleluya. Mbese ntaba Filisitiya wari ufite?
Aleluya. Ku musozi utuyeho birashoboka ko bafite mu nzira ugendo bafite, ariko ijambo ry'Imana ritubwiye neza ngo dore ndabibasiye. Abari bazi ko bidashoboka, nkunda kuvuga ngo aho babonaga bitagaragara niho Imana ikura ibigaragara. Aho bari bazi ko dupfiriye niho Imana ije kudutabarira. Imana itugirire neza. Amen, haleluya. Amen, haleluya. Ntabwo Imana ikangwa kuvukira Dobari hariya hakurya kwa Makiri. Ahubwo icyo yanditse yagize gute? Yaracyanditse. Mu bitagaragara Imana ikuramo ibigaragara kandi bigakunda. Haleluya. Imana ifata n'abakecuru ikagira abasitari. Imana ifata abasazi ikabagira abana b'imyaka 20. Haleluya. Nukubera Imana rata. Ntago ari imbaraga z'imiryango tuvukamo, si imbaraga z'amafaranga, ahubwo nuko hari cyo nyiribihe twagize gute twavuganye kuko turaziranye. Mana nyiribihe, ndagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga. Bwira neza bugacya bukira. Samba itarumba igiti cy'inganzamarumbo. Zina ryawe nirishimwe. Sengeye ijambo ryawe. Uvuganye natwe ratubwira ngo ugarutse kuvuna uko ari gusigaye. Wavunye ukwa mbere biremera, ariko ubonye ukwa kabiri ko kutumereye nabi. Nico gitumye ugarutse kuvuna nakuri uko ari gusigaye. Urakoze ko rukiye kudutabara no kuturengera. Buri muntu wese uri aha hantu akubone Imana ishobora byose, ni mu izina rya Yesu. Amen. Uracyahari ngo duhuze ibiganza dukomere Imana amashi. Tuvuge cyane amen. Haleluya. 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 Nujye kuzura umunezero. Oh, tukuramina, haleluya. Kandi Imana ikora, Imana ifite ubwenge. Iyi Imana ifite iki? Urebe hari ibintu byayishuka amaso y'abana b'abantu. Imana ibyisigariza ku mutima. Amen. Bundi Imana yari yarabishize uruhande, irangije ibisha n'abayobozi Kabisa. yuko uyu munsi tuzateranira muri Rwanda. Amen, haleluya. Amen. Dushimiye Imana cyane
yabanye natwe turi kuva Uganda abitubanye mu Bugande mwebwe tukaba twaje muri rukungane twaje duhagarara twarangiza tukajya tukabiganiraho kenshi turi kubinegura tukabate kubiri bugende bite ngo yarangije